iribagiza ndabizi neza yuko ibi bintu ngiye kukubwira utarubyiteza ariko hari ibintu nshaka ngo nawe tuganira niyo mpamvu natwaje bike n'urupapuro se kunego ndashaka yuko umbwira ikintu cyose ukeneye kugira ngo uzatsinde amarushanwa ibyo Yes, reka nguhe ikaze kandi mushimire kuba ukomeza kubana natwe ku muyoboro wacu wa YouTube. Reka nguhe ikaze uri burasirazuba, umukunzi w'inzira y'umusaraba, ni muri burasirazuba, ni muri mu majyepfo, amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali. Mumeze mute? Reka mbabwire ngo mbahaye ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube. Nyeta the reader, the real hustler number one baddest. Reka mbabwire ngo ahangaha wahageze kuri YouTube channel bita Inzozi Films. Episode ya 96 wayibonye gute? Tugiye kugaruka mu ncamake ubundi tugende turebe ibitekerezo mwagiye mutanga, dore ko ari ibitekerezo byiza kandi bishinzwe kuba filime Inzira y'umusaraba yahabwa umurongo. Ni episode twaje kuba tubona uwo bita Kamarade ahigerera ndetse na Emile bagera ku Kivu, ubona yuko bagiye gufata ubwato bagiye kureba uwo bita Docteur. Ese urifuza ko Docteur bazamubona ryari? Ariko ubundi episode ya 97 urifuza yuko izazimeze ite, dore ko ari episode igomba kuduhishira ibintu byinshi. Yes, twaje kuba tubona uwo bitiri bagiza bamubwira yuko buri kintu cyose uzakenera kugira ngo amarushanwa yawe agende neza nuko ugomba kukibona. Bafite n'agakayi kabisa bavuga bati reka tukandike kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Yes, twaje kubona umuntu mushyashya muri filime. Uriya mugabo mwamwakiriye mute? Muramuzi muri filime zigiye zitandukanye. Muri filime bita Umuturanyi akina yitwa Jack, inshuti ya Clapton Kibonge. Ikindi mu muzima filime menshi cyane agiye atandukanye pe, ntabwo twayagarukaho, ngira ngo wenda ni mu mukunda tuzamugarukaho mu gice cyacu bita Ni muntu ki, aho mwagiye mugikunda muri benshi. Ariko ngira ngo mwabyakiriye neza. Kameme ni umukinnyi mwiza, ni umusanzu, ni contribution ikomeye kuri filime Inzira y'umusaraba. Ikindi twaje kuba tubona uwo bita Mama Isimbi, ari umwe mu bantu barimo barashaka gutohoza neza uwabe waratinda uwo bita Fabiola, dore ko yatangiye kumukeka. Aramubwira ati ariko Papa Isimbi mbwiza ukuri, wowe na Fabiola ibye bimeze bite ko ntazi ko mba mbona ahantu hose muri kumwe? Nta kindi nk'umugabo wese yakora no kwidefanda. Aravuga ati kabisa urabizi naremewe kurinda urukundo rwanjye nawe, uriya mwana araza akambaza ibintu ukadusangana, urumva nyine ntabwo nanjye nakwitesha agaciro. Ariko tuza kubona uwo bita Cyusa nawe itangira ari kuvuga ati iyo umuntu ari uw'Imana abakora ibintu byiza by'Imana, rero nanjye nakifuza kubana namwe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Aho ngaho bari kuvuga uwo bita Kanyana ndetse na Iribagiza. Ese uno munsi ko tutabonye Isimbe muri episode murumva mu bice bigiye gukurikira bizaba bimeze bite? Ese Mama Cyusa we azaza ameze ate ko turimo turagira tubona abantu benshi muri kugaruka kuri Mama Cyusa muvuga muti mugize amahirwe yo guhura nawe byaba ari ibintu byiza cyane. So reka turebe bimwe mu bitekerezo mwagiye mwandika, ubundi tubisome kugira ngo namwe mubashe kuba mwamenya ese bigenda bite. Uwo bita Power Comedy yanditse ati number 1 like kabisa, ni mume like, dore ibintu bari fresh neza cyane. Yes, uwo bita Nyiraminani Josephine yanditse ati abantu mubona ko Cyusa asigaye akundira Iribagiza amume like. Uwo bita Ciela 23 yanditse ati Rugema na Morris nibahura na ba Kamarade batari bababona umuti muzahite muyirebera mwenyine, ababyumva nkanjye munyihere like nyinshi cyane. Uwo bita Uwimana Duhaye Anwarite yanditse ati njye ndavugisha abategura iyi filime, sinjye ubategurira, ariko muzambabarire Kamarade na Emile ntibazabice kuko Morris muri episode yatangiye yarapfuye. Iyo gahunda ababyumva nkanjye aka like.
Uwo bita Solange 2000 yanditse ati abakunda imico ya Iribagiza na Kanyana yo gusenga ni mume like. Uwo bita Devota Uwizeyimana yanditse ati Imana ifashe ba kamarade ntibababone ababyumva nkanjye ni mume like. Uwo bita Diane Nikunze yanditse ati nahigereye abahimbarwa no kubona ukuntu Cyusa asigaye yishimira Iribagiza ni munyihere like. Uwo bita ITL photo yanditse ati ababona ko Cyusa yemeye Iribagiza wanyawe muri hehe ngo tubashyigikire. Yes. Uwo bita Uwambaje Inema yanditse ati turi no gusengera Kamarade na Emile ngo batabaruke amahoro kuko turabona inkube ebyiri zigiye guhurira mu gicu. Abashaka ko Iribagiza yabona umuti ukuri kukajya hanze mume like. Uwo bita Nyirampundu Paradis yanditse ati ese ni gute ahantu ba Kamarade bagiye igihe kingana n'ukwezi ba Morris bahagiye umunsi umwe gusa, ibyo bintu muba mukora ni ibiki? Ababyumva nkanjye like tumenyane. Uwo bita Uwumuremyi Liliane yanditse ati abantu bashimishijwe n'ikiganiro Mama Cyusa na Iribagiza na sister wa Cyusa bagiranye na nyihere like. Uwo bita Niyonkuru Jean Baptiste yanditse ati abifuza ko Iribagiza yakwishima none n'iteka ryose Imana ibyumve amen. Undi bita Nyiraneza Antoinette yanditse ati wow, Iribagiza abonye ibyangombwa azajyana mu marushanwa, ashyiraho imitima nka 15. Wow kabisa. Undi bita Mukeshimana Rose yanditse ati abantu barebaga buri kanya ko yasohotse nkanjye ni musige like. Undi bita Nyandwi Dani X6E yanditse ati Kamarade na Emile musenge cyane umugome araje abatsindayo asange mumaze kugaruka mbaha like ariko ngewe wapi ntimuyima mumura iki. Okay, abarimo arasaba like tikubera iki mutamuha izo like. Uwo bita Musabye Maria Solange yanditse ati abantu mundusha gukunda umuryango wo kwa Cyusa uba hafi ya Iribagiza musige like. Uwo bita Uwineza Jacqueline yanditse ati ababona ko Cyusa yamenye Iribagiza nanjye mume like. Uwo bita Kwizera Sylvain yanditse ati abo dufatanyije gusengera Kamarade na Emile ngo babone umuti mbere ya Rugema mumeze mute. Undi bita Nyirasibomana yanditse ati Yesu we abumva ko iyi filimi yari yatinze mume like. Undi bita Ingabire Gihozo yanditse ati abumva ko Iribagiza yahindura ikanzu nawe akajya yambara neza kuruta isimbi mume like. Uwo bita Hope Niyomugisha yanditse ati yemwe abishimiye kongera kubona Kamarade na Emmy mume akalike. Uwo bita Mushirarungu Judith yanditse ati muduhe isaha filime izajya isohokeraho ababyumva nkanjye mume like. Uwo bita Olivier Nambajimana nibyo pe yanditse ati mana we abantu mwumva Kamarade na Emile banyurana na ba Rugema nibababone tumenyane. Uwo bita Mukankundiye France yanditse ati mwiriwe ntago Imana yabyemera ko basanga batarabona umuti oya. Uwo bita Ngiruwonsanga Lorraine yanditse ati abishimiye ko Cyusa yemeye kwibera muri Iribagiza abakunda urukundo rwabo mume like. Reka mbashimire mu mwese mwakomeje kubana natwe mbabwira ngo kuba tubafite n'ibintu by'agaciro. Tubonane mu kindi kiganiro. Imana ikomeze ibahe umugisha. Ciao ciao.